Tudatinze rero tugiye guhera ku kibazo cya mbere, aha ni hahandi twababwiye ko ari muri kora rimwe. Ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa bigabanywamo amatsinda afite uburebure bungana iki? Bigabanywamo amatsinda afite uburebure butarengeje metero 500. Umubare w'inyamaswa zikurura zikurikiranye ugomba kungana ute? Igisubizo ungana ute iyo zibangikanye zikurikiranye nizirenga enye, zibangikanye nizirenga 3. N'iryari umuyobozi akenera umuherekeza iyo uburebure burenga metero 18 cyangwa se metero 12 y'imizigo gusa. Iyo umuyobozi akanyabiziga gasunikwa atareba neza imbere abigenza ate? Agomba gukurura ikinyabiziga cye. Ingorofani zinyuzwa he mu nzira nyabagendwa? Ingorofani zinyuzwa he mu nzira nyabagendwa? Zinyuzwa ku nkengero z'umuhanda zagutse. Hano ntabwo baduhaye igisubizo ariko naho ngaho zinyuzwa. Vuga ibintu 4 abayobozi b'amagare na velomoteri babujijwe gukora igihe bayobora ikinyabiziga cyabo. Kuyobora badafashe amahembe birabujijwe, badakandagiye ku birenge, bakurura inyamaswa, bakururwa, basunika, bakurura cyangwa batwaye. Ibyo byabangamira imiyoborere y'ikinyabiziga. Kunyura ku muhanda kandi hari agahanda kabo, kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha, gukoresha andi mahoni atari ayo byagenewe, no kunyura hagati y'imirongo 2 y'ibinyabiziga bibangikanye. N'iryari abayobozi b'amagare na velomoteri bagenda bashoreranye aho kugenda babangikanye? Iyo nta kinyabiziga bagiye guhura nacyo kandi ari ku manywa. Ingofero zirinda impanuka zambagwa na bande? N'abayobozi batwara ibinyamitende, harimo amagare, velomoteri n'amapikipiki. N'iryari abayobozi b'amagare na velomoteri bubahiriza amategeko y'abanyamaguru iyo basunika ikinyabiziga cyabo? Ni ukuvuga igihe bayobora ikinyabiziga batakicayeho. Aha ntabwo bavuga ibinyabiziga, bavuga ikinyabiziga. Ni hehe bibujijwe gukinagiza inyamaswa zikorera cyangwa izo bagenderaho kimwe n'amatungo? Mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu nsisiro. Ni hehe bibujijwe kubyagiza inyamaswa zikurura izikorera ibintu izo bagendaho? Ni mu nzira nyabagendwa. Erekana icyapa.